Nigitangaza, nigitangaza. Iyi ni yaritari. Ntabwo Yesu Imana nigitangaza. Yesu ntabwo yakavuka. Wigira ikibazo karakanyuzemo. Ubwo mwari mutangiye ati komeza komeza no. Yesu ntabwo aravuka. Turacyari mu itangiriro ku gice cya kabiri. Umurongo wa 18 niwo tugeze. Umutwe w'amagambo uravuga iti Imana irema Eva. Aracyari Pasiteri Kazungu. Amashi menshi cyane ku Uwiteka. Ako kantu Uwiteka bigenze bitera nacu ariko ikibazo cy'amaso muciteho. Umutwe w'amagambo uravuga iti Imana irema Eva. Itangiriro igice cya mbere oya igice cya kabiri. Igice cya kabiri umurongo wa 18. Iritangiriro. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Imana yaravuze ati nawe waba wenyine sha. Yivi na yivi. Reka muremere umufasha ukwiriye w'icuki kandi. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Ibizanira umuntu ngo amenye uko byitwa. Umuntu aravuze ati iyi ni inka, iyi ni inyamaswa, iyi ni igikururuka ya. Kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo zina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha ukwiriye yari ataragira ute ataraboneka. Birumvikana mu gihe utarazize ikibanza uri gushaka umufasha we ugomba gukora ibya mbere uzagufasha kubicunga ukamushaka nyuma mwajya mumenya ko mukiraba. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura. Aravuga ati sinzira gato kandi uticura ntabutanga. Arasinzira imukuramo urubavu rumwe. Icupa rimwe rivuye mu ikesi yakomeza ikitwa iki ikesi. N'umuntu bamukuye mu rubavu arakomeza yitwa umuntu. Nta cyabujije kwitwa umuntu. Ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Ako kantu k'umugore mubyumve neza nawe ukaturutse. Ku rubavu rwande rwa Kazungu rw'uwo muntu. Uwo mugore rero imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara k'umumara yande yawe na yanjye kabivanga.
azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Reka ukana umukumbi. Wowe wari uzi ko witwa iki? Uri umugore kuko wakuwe he? Mu mugabo. Nicyo gituma rero umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaba akaramata akaramata, bombi bakaba umubiri gugize ute gumwe, umubiri gugize ute gumwe. Amacesi n'amavide gabaga ibikurete bimwe, ivide n'icesi ni bimwe. N'umugore n'umugabo iyo begeranye babaga bagize ute bamwe. Ukantu nizere ko mukumvira. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa. Abo nta n'amasoni bagiraga ngo bari bambaye iki? Ubusa. Ntibakorwe n'iki? N'isoni. Ntugakorwe n'isoni ibintu wishimiye. Bari babyishimiye, Uwiteka yarabibashimiye. Kenze ntiwumva ko ubwenge bwawe n'ubw'Uwiteka busumbana, ukumva ko usumbye Uwiteka ubwenge, aho ngaho uzakorwa n'isoni. Heje nta soni mfite kuko Uwiteka ari muri njye. Ntabwo ndi mu Uwiteka njyewe, Uwiteka abaga muri njyewe. Yeva nuko yaremwe abana n'umugabo we yikundiye yishakiye, Uwiteka ashimwe. Kandi subscribe, amashi menshi ku jambo ry'Imana. Urajyakiye ntujyakiye ngo kandi subscribe.